Paul. Paul. Ndakumva. Urimbwa cyane. Kandi nta n'ubushuti nshakana nawe. Kandi ibyo wakoze bizakugaruka vuba cyane. Yewe Ngenzi. Bimwe mu bihe byiza sinema nyarwanda yigeze irimo ibihe by'uyu mugabo wakuraga imitima ya benshi kubera ubugome, umujinya n'imikinire ye yari yuzuyemo iyicarubozo. Yego si bose yahahamuraga, gusa benshi mu bakurikiraga filime ze baramutinyaga cyane. Mwite Ngenzi, Nkuba, Ryangombe, umugome kabuhariwe wanabitaziriwe mu buzima busanzwe. Ahageze hose bagasusumira maze bagakwira imishwaro. Gusa ibi byose byari bihabanye n'ukuri kwa nyako kuri uyu mugabo, kuko ibyo byose mwabonaga yabikoraga nk'akazi. Nambuwe ibyitwa ibyanjye byose biragenda. Nagiye mu gipolisi nkijyamo ndagikora, ariko ngikora nshaka kugira ngo mbone uburyo nzihorera. Byanjyanye mu bintu byinshi, kuko hagati aha ngaha ubu ngubu ndumwicaye ndica, ntago mbabarira. Buri saa 12 umuntu agomba gupfa. Ubundi uyu wamamaye nka Ngenzi mu buzima busanzwe ni muntu ki? Abayeho gute? Ese gukina ari umuntu mubi muri filime byamugizeho izihe ngaruka? Ese kubera iki atagikina ari umuntu mubi? Ubundi ari hese? Akora iki se? Ibi byose ndetse n'ibindi byihariye nibyo tugiye kumubasomeraho page ye. Ngiye mugiye kubana ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV, isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ngaho timaze utekane wongere volume ibyibanze cyangwa iby'ingenzi kuri Ngenzi wataziriwe umugome, umwicanyi n'ibindi, tumuvugeho byimbitse. Ubundi uyu mugabo Ngenzi yakunzwe na benshi muri filime yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima mu mwaka wa 2008, aho yamenyekanye yitwa Ngenzi, ari naryo zina benshi bamumenyeho. Muri icyo gihe abantu bahise batangira kugenda bamutinya bitewe n'ubugome yayigaragajemo. Gusa nyuma yaho yakinnye n'izindi filime twabwiramo nk'itwa Ryangombe. Gusa naho imikinire ntiyahindutse, kuko imikinire yagumye ari yayindi, n'abantu bakomeza kugenda barushaho kumutinya cyane. Ubundi uyu mugabo usanzwe yitwa Daniel Gag, akaba umwe mu bakinnyi ba filime mu Rwanda bakomeye cyane kubera kubaka izina ndetse n'ibigwi bihambaye. Ubundi uyu mugabo uburyo yigaragazaga muri ziriya filime akinana ubugome byaramukurikiye no mu buzima busanzwe, dore ko mu biganiro yigeze kugirana n'itangazamakuru yaribwiye ko ibyo yakinaga byamugiragaho ingaruka no mu buzima busanzwe. Anatanga urugero ruto ko hari igihe yahuriye n'umugore utwite mu isoko, maze kumubona gusa bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane kubera kumutinya gusa. Ibi nibyo byatumye adakunda kwisanzura cyane mu bantu, nko kujya mu bantu benshi mu buzima busanzwe. Uyu mugabo yanihamirije neza ko kubera gutinywa n'abantu byatumye agura imodoka ye wenyine agendamo, kuko ngo iyo yategaga bisi abantu bakwiraga imishwaro bakamuhunga, bamwe bagataka. Daniel Gaga cyangwa se Ngenzi mu mikinire ye hari abakinnyi yagiye yigiraho kugira ngo agere ku izina yubatse muri sinema nyarwanda, ariko aba bagabanyijemo ibice bibiri. Icya mbere ni icy'abakina ari abantu beza, ikindi ni icy'abakina ari abantu babi. Mu gice cy'abakina ari abagome yagiye yigira kuri Bri Drago wamenyekanye muri filime zisobanuye nka Mugwaneza cyangwa se Ramon Kota, Tagawa ndetse na T-Bag. Robert Kanepa muri filime Prison Break, naho mu bakina ari beza yafatiragaho icyitegererezo barimo uwitwa Arnold Schwarzenegger yamenyekanye nka Commando, Dolph Lundgren ndetse na Jean-Claude Van Damme. Gaga yavutse mu mwaka w'1984, avuka mu muryango w'abana 11 gusa bakaba barasigaye ari 7 kuko abandi bane bitabye Imana. Uyu ni umunyarwanda yavukiye mu gihugu cya Uganda aho bita Ntungamo. Nyuma nk'abandi banyarwanda bose bari barahejwe ishyanga, yaje gutahuka kugeza kuri ubu atuye Kanombe mu mujyi wa Kigali. Yize amashuri 6 yisumbuye ndetse na kaminuza. Ubundi uyu mugabo yatangiye umwuga wo gukina filimi mu mwaka wa 2004, aho yatangiriye akina muri filime yitwa Shakes Hand with the Devil, aza gukomeza akina muri filime Ikigeragezo cy'ubuzima aho yakinnyemo yitwa Ngenzi. Uyu mugabo nk'umukinnyi waje kwamamara mu gihe gito kubera gukina ari umugome, yaje gukomeza akina mu mafilime yanditswe amugendeweho
twawugiramo nka Ryangombe, Nkuba, Ikirara n'izindi zigiye zitandukanye. Gukina filime muri ibyo bihe ntiyabikoraga byonyine, ahubwo yabifatanyaga n'umukino w'iteramakofi, dore ko yanabikoze igihe kinini ndetse byanatumye ahabwa akazi muri Federasiyo y'Iteramakofi, aho yari ashinzwe umutungo muri iyi federasiyo, dore ko no muri iyi mikino y'iteramakofi yagiye yegukana ibihembo bitandukanye, dore ko yatwaye imidari, umudari umwe yakuye muri Cameroon, undi yakuye muri Mauritius, undi yakuye mu birwa bya Ile Maurice, undi yakuye muri Uganda ndetse n'undi yakuye mu mikino nyafurika. Ubundi uyu mwuga wa kabiri twavuga ko ari nawo washingiraho umenya Daniel Gaga wa nyawe. Ubundi ubusanzwe bizi neza ko umuntu ukina cyangwa se wakinnye imikino y'iteramakofi uba usanga ari wa muntu ugira ikinyabupfura, udapfa kwiyenza ndetse no kurwana. Ibi rwose ni nako bimeze kuri Daniel Gaga wamenyekanye nka Ngenzi. Uyu ni umugabo w'umunyamahoro, ni umuntu mwiza, biragoye kumubona mu buzima busanzwe yendereje cyangwa se yiyenje ku muntu, bitewe n'ukuntu yabonaga afatwa nk'umuntu mubi muri sosiyete cyangwa se mu muryango nyarwanda. Abona ko bizamwicira izina burundu, byaje gutuma ahindura imikinire, areka gukina ari umuntu mubi, aho akina ari umuntu mwiza kugeza kuri ubu. Ese ubundi guhindura imikinire kwe nibyo byatumye izina Ngenzi ryibagirana mu banyarwanda, dore ko nyuma yaho abantu batangiye kuvuga ko Ngenzi yitabye Imana. Iki kibazo niba nawe warakibazaga, nakubwira ngo nibyo, Ngenzi yarapfuye cyangwa se ntakiriho, ariko aha ntabwo mvuga gupfa nyagupfa cyangwa se gupfa by'umubiri, ahubwo ndavuga gupfa muri filime, dore ko yaretse imikinire ye, ndavuga gukina ari umuntu mubi. Uko ni nako turi kuvuga ko yapfuye muri filime, kuko yahisemo kwibera icyaremwe gishya, nibyo byatumye areka gukina ari umuntu mubi. Ese we Ngenzi wamukundiraga iki? Niba utaramukundaga wamwangiraga iki? Tubwire muri comment, ngo bategure nkanabagezaho kino cyegeranyo. Ni Habimana Jean Dodi, iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'isomero y'ibyegeranyo byiza bigezweho byibanda cyane cyane mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage.